Nashimwe inshuti zanjye ndakomeje kandi kuri iyi nyigisho ya self improvement cyangwa se kwaguka ku giti cyawe. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyo gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Kugira ngo waguke ku giti cyawe, kumenya gutandukanya ukuri n'ikinyoma, abantu b'ukuri kuri wowe n'abantu b'ibinyoma kuri wowe, abantu banyabo n'abatari abanyabo, abantu bishushanya n'abantu batishushanya ku buzima bwawe. Yesu yaravuze ngo muzamenye ukuri niko kuzaba batura. Satani yashaka kugira ngo utagira aho waguka ngo ugere, cyangwa se umwanzi wawe wese atashaka kwaguka kugira kugere aguhisha ukuri. Ukuri kwa mbere akwima kumenya uriwe. Kumenya ukuri rero nicyo kintu gishobora gutuma ugira icyo uko waguka ku giti cyawe. Ukuri iyo wamaze gukumenya wowe wisobanukiwe. Umuntu utazi ukuri aba ari imbata y'ikinyoma, cyaba ari ikinyoma cy'abantu, cyaba ari ikinyoma cya Satani, cyaba ari ikinyoma cy'ubundi buryo. Waguka ku giti cyawe kukuza ukuri ku giti cyawe, ukeneye ukuri rero. Hari abantu tugiramo inshuti babana natwe kuko hari icyo badukuraho. Inshuti ubana nayo kubera yuko hari ikintu ivuga ngo hari inshuti tugira za nyamutegera akazaza ejo. Ugomba kumenya ukuri kw'abantu muri kumwe kugira ngo waguke ku giti cyawe, kuko iyo utamenye ukuri kw'abantu muri kumwe uradindira. Kubera ko urugira ngo nuramuka utsikiye uyu muntu azagufata, kandi atari ko bimeze. Hari ubwo uzatsikira agahita akomeza, hari ubwo uzatsikira akakuramira, hari ubwo uzatsikira akakurenzaho none uhitaka akagusubiza hasi cyane. Kuko mu bantu mugendana harimo n'abandi bavuga ngo bubiretse, harimo abavuga ngo bikomeze, harimo abavuga ngo buretse igihe ntikiragera, harimo abavuga ngo reka bari ibyo ubikora. Abo nabo barahari. Kuba ufite ukuri rero kuri ibyo bintu nicyo kintu ukeneye kugira ngo waguke ku giti cyawe. Ukeneye amaso afunguye, amaso abona, amaso amenya abo muri kumwe nabo mugendana. Za nshuti zawe, za nshuti, hari inshuti z'amafaranga, hari inshuti z'amasengesho, hari inshuti iza kunambaho ibihe byose, ibaho nayo. Sibyo ko kuri iki gihe kuyibona bigoye, ko nta nshuti gukundira uwo uriwe ntabwo byoroshye. Ariko kugira ngo waguke ku giti cyawe uzabashe kubaho, bashe kugira aho ugera n'abo bantu bose bisaba ukuri. Yesu niwe wavuze ngo muzamenye ukuri kuzaba batura. Ikintu Satani ashobora kugukora kugira ngo utaguke ku giti cyawe ni ukuguhisha ukuri kw'ibiriho. Ukeneye amaso afunguye, akeneye kumenya realite y'ibiriho. Ntago turi mu buzima bwa filime, turi mu buzima bw'ibiriho. Ntago agakiza ari filime, ni ubuzima buriho. Ntago gushakisha ubuzima ari filime, ni ibiriho ku isi. Ukeneye kumenya ikiri kuri tere ugiye guhigiraho. Ukeneye amakuru. Aya makuru niyo akuzanira ukuri. Ukuri iyo umaze kukumenya, kukubwira abakunzi n'abanzi, ukajya ubabyaza umusaruro bitewe n'uko baje. Umwanzi ntabwo ari ngombwa yuko umwanga, kuko umwanzi ni motivation. Abantu benshi ntabwo babizi. Umwanzi ni motivation. Umwanzi atuma usenga, wenda reka ntange urugero. Umwanzi atuma ukora cyane. Umwanzi uzi ko adakeneye iterambere ryawe atuma ukora kugira ngo umwereke yuko bishoboka yuko ashobora kuba kwanga, ariko ukagira icyo ugeraho. Umwanzi niyo mpamvu dukiranuka kandi Satani akiriho. Dufite umwanzi witwa Satani, ariko Imana ntiyigeze imukuraho, ahari nka motivation. Muri mubizi ko Satani abereyeho kugira ngo ajye akora ibibi, ariko twe dukore cyane kugira ngo tunamwereke yuko ibyiringiro Imana dufitemo ari ibyo. Nigeze kubivuga n'abana, ariko abantu kuki batajya bizera iki Imana bizeramo. Ngewe Imana yambwiye ngo guguruka nahita nguruka kuko mazi kubwa amababa yampaye. Babazi rero bawe mugendana. Hari inshuti tujya tugira yirirwe kubaza amakuru yawe, yamara kumenya ko hari ikibazo waguyemo ntizongere kukuvugisha na rimwe mu buzima. Iyi nayo ukeneye kumenya ko ari ko imeze, kugira ngo umunsi waguye mu kibazo ntizigere imenya ko wakiguyemo. Kuko kumenya ko waguye mu kibazo ni umunezero kuri yo. Aba ni kukwigisha kwanga, ahubwo ndi kukwigisha kumenya abakwanga.
no kumenya uburyo ugomba kubana nabo. Hakaba none wa muntu uzi neza yuko ugeze mu kibazo ari we muntu wa mbere ugomba kwirukira, ndetse ukanamenya yuko ukamenya ko amarira yawe ariyo marira ye, ukamenya buri wese mu bantu, ukamenya ngo iyo ndi mu munezero kana karaza nta kibazo sindi mu mwangi, ariko niyo ngeze mu bibazo ugomenya ko dutandukanye barahari. Ahora akurikirana aho ugeze, ibyo ugeze akavuga ati cyane najyaga mbona azabigeza, ibyanze akavuga ati ariko ubundi najyaga mbona biriya bintu bitazanakunda, rega biriya bintu abamo jewe singenda nabyemera, zirahari. Hari umuntu maze iminsi mbona ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bamwibasiye bamuvuga amakosa ngo yakoze, abantu baranditse bati genda narabibonye, uriya muntu si umuntu w'Imana, genda narabibonye, ariko ejo bundi nagiye kubona bahinduye bati yewe nge ndagushyigikiye, uri umuntu w'Imana, umukozi w'Imana. Banyamujya irya nino iyuze ukuri nabura bamenye. You need to know the truth. Ukeneye ukuri. Yesu yavuze ngo numenye ukuri, ukuri kuzakubatura. Niba kwaguka ku giti cyawe utazi ukuri, biragusaba kumenya ukuri, ukuri kwibiriho, ibigezweho. Hari abakobwa nigeze mvugaho, kobwa w'umukizwa ari umurokore akanga kumenya ukuri kuri tere. Ejo umusore akamuhamagara, ni wenda ariko amubirika ngiye kuri ruhande, akamubwira ati ngo nusure muri ghetto, akava yasambanye. Kubera iki? Yanze kumenya ukuri kwibiriho. Azi ukuri kwibiri muri Bibiliya, afite Bibiliya koko, ariko iyi Bibiliya nubwo uyifite irimo ukuri kw'ikintu cyose. Kibazo nuko abantu bagenda bashakamo bimwe, bashakamo bya bindi babwira ngo bazagutera baturutse inzira imwe, ngo batatane banyuze zirindwi kugira ngo bazatatangwa nandi, si wowe se n'Imana yawe. Ukagenda iyo ntuza yampamagaye reka ngiye kumusura, ukagenda useka ukagarukurira, ko ntago uzi ukuri, ntago uzi ibigezweho, ntago uzi ibyo abantu bari kugenda bakoresha, ntago ushaka kubimenya. Kandi nubwo udashaka kubimenya, isi irakurindiriye kandi isi irakurakariye. Nuvayo utwite, Imana izakubwira ngo ndakubabarira, ariko ibindi ubwo nyine ni wowe. Kwaguka ku giti cyawe nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya ukuri kwibaho mu buzima bwawe. Ukamenya ukuri kw'amateka yawe, ukamenya ukuri ku babyeyi bawe, ukamenya ukuri mu bavandimwe bawe, ukamenya ukuri kuwo mwashakanye, ukamenya ukuri mu bana bawe, ukamenya ukuri kuri so, ukamenya ukuri kuri nyoko. Mumbabarire abantu badakunda iryo jambo nyoko, ariko rirakoreshwa mu Kinyarwanda. Ukamenya ukuri kw'ikintu cyose kiriho, ukabana nacyo ukizi. Iyo wamaze kumenya ko umuntu atishimira ibintu urimo, ntago aba umwanzi, ariko umuhisha ukuri kw'ibyo urimo. Kuko hari impamvu habaho abantu, iyo kera abantu bajyaga gutera boherezaga intasi. Muribuka Abisirayeli bava muri Egiputa barimo bajya i Kanani, bohereje intasi z'abantu 12. N'ubu intasi zirahari. Harabaza gutata ibyo uri gukora, harabaza gutata document wateguye n'ibyo uri gutegura, harabaza atari inshuti, ahubwo ari inshuti zo kugira ngo zizakurwanye. Ukeneye ukuri rero, kuko Kristo niwe bivuze neza, ntabwo umuntu utazi ukuri ahora ari imbata. Ukiha agaciro, ukamenya ukuri, ukamenya imbaraga zawe aho ziri, ukamenya n'intege nke zawe aho ziri, ukamenya ukuri, ukamenya kuri mwiza, ufite igikundiro. Ese ubundi iyo uvuze ngo ntabwo uri mwiza, utekereza ko abeza ari bari, ni wowe nta wundi. Ko ibyo ari byo byose yakuremye, irakuzi, izi kuri mwiza. Uku kuri rero kuduhishurira ibituzengurutse, hanyuma tukamenya uko twaguka ku giti cyacu. Kukumenya, ntabwo wakwaguka utazi aho umwanzi azatera aturutse, ntabwo wakwaguka utazi aho inshuti zawe. Niba ugifatira abantu ukabashyira mu gikundi kimwe, uracyafite ikibazo, ntabwo ushobora kwaguka ku giti cyawe. Niba abantu bakiguye mu kiruka tuvuye ngo abantu bose nabahemu, ufite ikibazo. Niba abantu bakikugira neza ukavuga ko abantu bose arabagira neza, ufite ikibazo. Ukeneye kwaguka ku giti cyawe, ukamenya ukuri. Yesu niwe wabivuze, ndabisubiramo ngo nimumenye ukuri kuzabatura, mureke kuba imbata z'ibintu mutazi. Uzi ko ubujiji buhindura umuntu imbata kubera kutamenya ukuri, ariko kumenya ukuri
kurakubatura. Ukuri kukwigisha kubana na buri muntu wese. Ndimo ndavuga ko ku giti cyawe ukeneye kumenya ukuri kw'ibiriho, imuziki ugezweho n'ibirimo, kugira ngo inshuti azavuga ibitari byo. Paulo yigeze kujya ahantu ni muri Atenayi, arangije arababwira ngo hari umwigisha wanyu, umuririmbyi wanyu, umuhanzi wanyu waririmbye indirimbo avuga Imana ngo itamenywa, akajya ashyiramo amagambo y'Imana. Iyo Mana niyo nje kubabwira. Nuko yagerageje kumenya ukuri kw'ibihari. Ariko uri kubana n'abantu utazi ukuri kwabo, uracira umuntu imanza utazi ukuri kwe, urahamiriza umuntu utazi ukuri kwe, uratangira na business utazi ukuri kwe, uranga gukorana n'umuntu utazi ukuri kwe. Ukeneye kumenya ukuri kugira ngo ukuri kubatuye. Ubwo bubata bwo gutekereza umuntu uko atari, nibwo ngira ngo uvemo. That is self improvement. Uko niko kwaguka ku giti cyawe, kuva mu bubata. Icyo Yesu yavuze ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Ntabwo muzamukira imbata z'imitekerereze ya kera. Ububata bukubwira yuko abantu ngo yanuvana bavuga ngo abantu w'ikinye ngo basenga, basiga ibirirwa bakina amafilime ku bapasteri, ngo pasiteri ngo mbonye ngo none ngo tuguye igituma ngo pasiteri gakoze ku matako y'abakobwa. Ariko mukagira Imana, ibi bintu mubona abantu bitazabagaruka. Nta zindi content zikibaho zitari pasiteri. Byabaye akantu k'agakino, byabaye agakomedi keza karyoshye karyoheye abantu. Kuri akaribo abantu badafite kivugira, badafite kirengera, badafite iyo bavuze ubaho umeze nkaho uvuze ikintu kinezeza abantu. Ariko nimumenye ukuri kuzabatura, muzamenye yuko nta bihe bitagira bubu. No ku gihe cya Paulo hari abatagendaga neza, ariko harimo n'abagendaga neza. Iyo ukubiriye ahantu hamwe ntabwo uzi ibyo urimo. Uko niko kumenya ukuri. Kumenya yuko ubwiza ngo ubwishi bw'uburo atari bwo bugira umusururu, kandi ubuke bwabwo atari nabwo bubuza kuba umusururu. Ntago agakiza kapfuye, nta nubwo umurimo wapfuye, kuko nta sector n'imwe, nta na sector n'imwe itagira abatubuzi cyangwa se itagira abantu bayigana. Twumva benshi bafunzwe bariye ruswa, twumva abandi abasaba pasiteri gusa, sinaba Kristo gusa, sinaba politiciye gusa, sinaba babikora ku giti cyabo gusa, buri gice cyose. Ariko ibyo byose ubimenya kuko uzi ukuri. Ukeneye kumenya ukuri, kandi ukuri kuzagukura mu bubata. Buri kintu cyose shaka ukuntu kimenyaho ukuri. Ariko iyo umuntu avuga ngo ibi sinshaka kubimenya, hari abantu nigeze kujya tuganira nabo bakavuga ngo ngiye ngo ibintu by'Imana gusa nyankunda uko tubivugaho ngo kuko umuntu abicumuriramo. Umuntu wakwigishije uko nguko yakwigishije nabi. Yesu yamaraga kwigisha abantu akicarana n'intumwa ze bakadibetinga. Igihe cyose mutagira ikintu uvuga, udashaka kugira ikintu umenya ngo wenda wice. Nicyo kintu Yesu yakundaga Petero. Petero yari igihubutsi, akavuga ibyo abonye, ariko ukabona yuko ashaka kumenya. Muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzabatura. Imana ibahe umugisha. Dashatse kumenya ukuri, ugumana bya bindi, ariko ni handi ugumanye bya bindi, ibihe birahinduka, imyaka irahinduka. Ntabwo uzabuza isi gutera imbere, ntabwo uzabuza abantu kuba beza, ntabwo uzabuza abantu kuba babi. Uko bwije nuko bukeye, icyo ukeneye ni ukuri. Shakisha ukuri kuzatuma ugera ku ntego zawe. Aho rero niba uzaba wagutse ku giti cyawe, Imana ibahe umugisha kandi kugire neza, iguha ukuri, kandi ukuri kuzakubatura. Kandi kuri nta kundi ni Yesu Kristo. Nibyo navuze ngo umuntu wese uzi ko afite Imana muri we nta bujiji. Mwuka wera n'imbaraga, Mwuka wera n'ubwenge, Mwuka wera n'ubumenyi, Mwuka wera ni amahoro, Mwuka wera n'ubutware. Mwuka wera nta kintu na kimwe ataguha, ndakurahiye. Kandi mbivuze mpagaze imbere y'Imana ishobora byose. Gutunga Umwuka wera bituma waguka ku giti cyawe. Imana iguhe umugisha. Data ndagushimira, ndagwimbaje kuri Imana nziza, ndagushimiye kubwo mwene data mushiki wanjye ukurikiye iyi nyigisho Mana washyize ku mutima wanjye. Reka imuhindure, muvane ku kigero mugeze ku kindi, kuko kuri Imana igira neza. Waratubwiye ngo ntabwo ari mwe mwemeza, ahubwo mwe muriyigisha gusa, Umwuka wera akaza akari we wemeza. Sengera imbaraga z'Umwuka wera kugira ngo izi nyigisho zose ndi gutanga, Mana Nyiringabo, uziherekeshe Umwuka wawe. Nawe ngiye Data mwiza uri kuzitanga, umuherekeshe Umwuka wawe, kugira ngo icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Byose bisabye Imana Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.
amen. Inshuti yanjye rero, Imana yacu iguhe umugisha kandi ikomeze kugira neza, ikomeze kwagura ku giti cyawe, waguke mu mitekerereze, waguke mu mikorere, waguke mu mivugire, waguke mu mibanire, waguke mu mitungire, kugira ngo Imana yacu ikomeze gucyubahiro ku bwawe. Shalom shalom. Imana yacu ikomeze kukugira neza. Amen.